Okay, mwiriwe neza turabasuhuje mwebwe bakomeje gukurikira Rwa Innovation Hub. Uyu munsi rero mbafitiye class cyangwa ikintu tugiye kubereka. Ese wowe uyu munsi ufite file cyangwa data ushaka gukura kuri machine imwe ushyira ku yindi, ariko ukaba udafite flash, ukaba udafite hard disk, ukaba udafite memory card, ariko ukaba ufite nda film cyangwa movie cyangwa indi video nini cyangwa indi setup nini ishobora kuba ukura kuri machine ya mbere ushyira kuri iyi ya kabiri, cyangwa uvana kuri iyi twise ya kabiri ugashyira kuri iyi twise iya mbere. Urabigenza gute rero? Nuko ngo si ngombwa kuba uba ufite ya flash yawe, ufite ya disk yawe, ishobora no kuba ari file nini itajya kuri flash, hari ama software atajya kuri flash. Hano rero dufite ugomba kuba ufite imashini ukuraho iyo document, ukagira n'imashini ushyiraho ya document yawe. Hano rero uyu munsi turareba ku buryo turi bukoreshe iyo twita Ethernet cable. Uyu ni umugozi wa internet wa wundi mukunda kwita cable iba ifite RG45 ebyiri. Urabona ko iyi ni ya mbere, RG45 ya mbere, uri kubona ukuntu uyu nguyu ushobora kubureshya. Then RG45 ya mbere, ingi ikaba ya kabiri, uba ufite header ebyiri. Igitandukanyije amabara ariko ikora kimwe, niyo bakoresha muri internet transmission. Hano hantu rero nta kandi gashyira, hano ngiye mfite imigozi yanjye ibiri ariko imeze kimwe, reka dukoreshe umwe muri yo tugira ngo turebe uburyo ushobora kuwukoresha uvana data kuri mashini imwe ushyira ku yindi. Guys, aha hantu ndabereka uburyo ki ushobora gukura izo data zawe kuri mashini imwe ugashyira ku yindi ukoresheje uyu mugozi wa Ethernet. Uyu mugozi ushobora kwita Ethernet cable, ushobora kwita network cable, ushobora kwita Profinet cable. Uyu ni umugozi ukoreshwa cyane muri automation, mu PLC, ushobora gukoresha kuri internet, ushobora kuwukoresha muri data communication, n'ibindi byinshi cyane. Rero tugenda tuzawurebaho by'umwihariko. Reka uyu munsi mbere ukuntu ushobora gutransfera data uvana kuri iyi mashini mushyira ku yindi. Rero hano ku mashini yawe, imashini yawe ugomba kubanza ukareba nimba ifite icyo twita Ethernet port. Ethernet cable port iyi ngiyi irayifite, uri kubona ko irayifite. Ukaza ukareba no ku mashini yawe ya kabiri ko ishobora kuyakira, ukareba no ku rundi ruhande uri kubona ko hano nayo irayifite. Ubwo buryo rero uraza ugacomeka iyi port imwe mu mashini ya mbere, ukacomeka neza witonze. Warangiza kuyicomeka ukaba waza ku imashini yawe ya indi ya kabiri nabwo ukayicomeka ugashyiraho wa mugozi wawe. Iyo umaze kuwucomeka urabona za mashini zanjye zose ziracomekanye. Ucunga ko wa mugozi wawe watse, kugira ngo muri kubireba kuri kamera neza ko umugozi wanjye urimo uraka. Ucana agatara k'icyatsi n'ak'umutuku, ukaza ukajya kureba kuri ya mashini yindi nayo ukareba ko ka kagozi kanjye katse, naho katse umutuku n'icyatsi karimo karaka. Hanyuma rero uba ufite file ugiye gukura muri ya mashini ya mbere ushyira ku yindi. Byoroshye mu buhe buryo? Hasi kuri subscribe ukajya ubona video zacu uko twa-uploading video, kandi tubafitiye byinshi tugomba kubagezaho. Thank you very much. Nuko ngo uraza ugafungura file bisanzwe, then wamara kuyifungura ukaza ukajya kuri network yawe ugafungura kuri network y'imashini zose, kuri network zose. Wamara kuyifungura ukaza ukajya muri settings z'imashini zawe, settings cyangwa network setting. Muri network communication, this is network and sharing. Hano hantu uraza ukareba ahantu hari Ethernet cable,
ukareba ko umugozi wawe wabaye unidentified network. Hano iyo waje ukaba unidentified, uba byakweretse ko wa mugozi wawe ucometse. Hanyuma ukaza ugafungura control panel yawe, ukaza ugakora kuri window ukandikamo control panel. Control panel ifunguka gutyo, ubundi ukahita uza ukareba ahantu handitse system and security, network and internet. Hano kuri network and internet niho ukirika, warangiza ukaza ukareba ahantu handitse network and sharing center. Wamara kuza uhita ubona za network zawe ziriho, nk'ubu ifite ingi ya Deep in Love ikagira na identified network, niyo turi wa mugozi turi gukoresha. Hanyuma ntago umugozi uburiho ugufasha ku mashini yawe ya mbere, washyira no ku ya kabiri, uraza ukahita ujya kuri change adapter sharing center cyangwa settings. Hano rero iyo ufitemo Windows 11 biba bifunguka gutya. Hanyuma kuri iyi ngiyi nabwo ujya muri ya settings yawe cyangwa ukandikamo control panel. Control panel igafunguka muri settings, ukajya muri setting and network and sharing, ukareba ahantu handitse sharing, change adapter setting. Hano naho byoroshye gutyo, ukabanza ukareba ahantu hambere handitse private network, usangamo network discovery. Iyi ngiyi ugomba kuza ukayifungura like this. Ukajya no kuri file and printer sharing, nayo urayifungura. Iyo ifunze urayifungura, then ukajya muri public. Kuri public network discover ushobora kuyifungura just here, and the file and printer sharing ushobora kuyifungura, ukaza ukazifungura ukazigira on. File sharing recommended, then password ushobora kuyifunga kugira ngo bakubaze password yawe mu gihe ugiye gukoza no ku mashini ya kabiri. Make sure ko muri private network wataninze on and on printer sharing. Hanyuma ukanafungura hano muri guests. This is tunnel network discover. Hano urafungura ukamanuka ukaza no muri streaming, then hano password ushatse niho ugumishamo off honyine, ahandi hose ukagira on, then ugasavinga za settings zawe. Ukasavinga na hano already ziba zibaye saved kuri Windows 11, then ukagaruka muri ya file yawe ya network. Uri kubona ko file yanjye yitwa tubona izina ry'imashini wari wacometse. This is destin. Ukaza ukajya kuri network sharing y'imashini ya kabiri, nayo ukareba kuri network, then you see zose imashini zose urabona ko ziri kugaragara. Harimo Crema, hakaba na Destin. Hano rero network bamaze kuyibona, nk'ubu nimba ari file nshaka gukura mu mashini ya Mr. Destin, ushobora kuza hano bakubaza username kandi twabifunze, ushobora kuza ukabifunga nta kibazo ku mashini ya kabiri. Ukabifunga network Destin. Hano nkahita ninjiramo hano ya user. Hano nshobora gukura ikintu ku mashini yanjye like this. Wenda nkafungura indi window, then nkaza hano nkajya nshaka kumwenda nka SolidWorks video here. Mpango ushobora kuza wenda ngafata iyi folder nkayikopiya, namara kuyikopiya nkaza nkajya muri ya mashini ya kabiri, then nkahita bigenza gute, nza wenda nkayishyira muri document muri public. So has SolidWorks also here, I can paste the first. Bakashaka kujya ku mashini ya kabiri ya folder yawe, ukareba ahantu wayisavinze, isangamo neza cyane.
rero uyu mugozi niba ukeneye gutransfera ibintu byinshi, ibintu binini bikenera storage nini, ushobora gukoresha uno mugozi wa internet uvana data zawe ku mashini imwe ushyira ku yindi. Mbibutse ko twiyemeje kujya dukora ama videos menshi ajyanye na innovation, ajyanye n'ubumenyi ngiro, ajyanye n'ibintu ushobora kumenya kuri technology like this. Iyo ushaka kuvana ibintu ku mashini imwe ushyira ku yindi, hari uburyo bwinshi cyane. Ubu ni bumwe mu buryo ushobora gukoresha. Rero murakoze cyane mwebwe badukurikira, dukomeje natwe kubona mudushyigikira. Ndabibutse ko ushobora gukanda hasi kuri subscribe ukabona ukajya ubona video zacu uko twa-uploading video, kandi tubafitiye byinshi tugomba kubagezaho. Thank you very much.